kuko ubwa mbere naricaye ndavuga isi ndayihaze ntega biriya bimodoka bijyana imyaka Tanzania biriya bya rumoroke nkitegera ahantu mu ikorosi kitabasha gufata feri ku buryo gifashe feri cyabirinduka kikikubita hasi ubwo cyaraje nagiye gusezera umukobwa w'umushuti wanjye ndamubeshya ngo twicare iruhande rw'umuhanda ariko giye mfite target ndi kuvuga ngo nikiza ndohereza y'umutwe gutya yikange yicaranye n'igihimba gusa imodoka ikubite umutwe ubwo rero numvise gihinda haruguru nabaye nkuta ubwenge mpita ndyama mu muhanda none Mana habonetsemo iki gitaka ukereze kuntungira umubiri mu gihe hari icyo mbonye kandi rifunguro ryubaka umubiri wanjye. Tubasuze inshuti b'Ibiriho TV tubaha n'ikaze mu biganiro byacu ni ibiganiro bigiye bitandukanye tubategurira kandi bigamije kubigisha. Twifitiye hano umutumirwa wacu rero yaje kugira ngo atuganirize nk'uko bisanzwe. Reka tuguhe ikaze mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze nitwa Mizero Pascazi ndi umukristo. Turashima Imana. Yego n'amahoro turashima Imana. Ndabona bimeze neza. Yego. Kubera iki mushima Imana muri no minsi? Imana yatugiriye neza. Yaduhaye umwuka duhumeka kuba turi bazima, kuba tubasha gukora muvoma bikemera n'iryo shimwe rya mbere umuntu yagakwiriye gushima Imana. Yabagiriye neza kugira ngo tuganire wenda byimazeyo muri abakristo. Reka tubaho umwanya mubanze musenge kugira ngo ikiganiro cyacu tuze kugikomeza muri uwo mujyo. Yego. Turagushimye Uwiteka Mana y'amaboko, Mana y'imbabazi zikomeye. Tugushimiye ubuntu bwawe, turavuga gukomera kwawe, turavuga imbaraga zawe, turavuga imirimo twakubonanye, ushimwe uhabwe icyubahiro. Ngushimiye ko wemeye ko uyu mwanya ubaho kandi tukavuga imbaraga z'amaboko yawe. Turamamaza ubwami bwawe kugira ngo nuzabyumva wese azahamye gukomera kwawe. Nucitse intege yongera asubiremo intege. Izina rya Yesu umwanya wose tumara hano ubu w'ingenzi ubu w'agaciro kuri buri mwe wese waba ukurikiye waba uzabyumva. Mwami Imana reka uyu mwanya usa n'umutima urushye kandi ugarura abantu benshi kuri wowe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndaritse umwuka wera w'Imana ngo abane natwe kandi n'imbabazi z'Imana zibane natwe. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Amen. Torongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro ku Biriho TV. Murakoze. Yego watubwiye ko dufitiye ubuhamya turaza kububaha umwanya uhagije kugira ngo muduhe ubuhamya wenda n'ukurikiye nawe aze kubwumva uko Imana yabakoreye ibitangaza. Reka tutangire mutubwire ubwo buhamya butangirira he bugera he muri rusange. Murakoze. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera ntekereje imirimo yawe muri icyo mvuga nkuramburira amaboko. Hari igihe twibuka iminsi ya kera twakibuka imirimo y'Imana bikadutera kuramburira amaboko Imana kuyishima. Ni muri urwo rwego naje ahangaha kugira ngo mpamye imbaraga z'Imana. Nabonye imbaraga z'Imana rero muri ubu buryo butandukanye. Imana yangiriye neza nabibwiye ariko mfite ishimwe rikomeye. Hari ukuntu Imana ijya itubwira amasezerano tukayafata nk'ibintu biri aho bisanzwe ntituyaha agaciro ubundi tukavuga ni abantu batwibeshyeho batubwiye ariko ni ukuri Imana irinda ijambo yavuze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Ndatangira ku buhamya bw'ukuntu nize. Ntabwo mfite amashuri ahambaye ariko ayo mfite nayo nyashimira Imana kuko nayize mu bitangaza. Nkiri umwana najyaga nkina inzozi ariko imikino nakoraga nabonaga ko ariyo yashushanyaga ubuzima bwanjye. Nkubaka utuzu nkabona nkafata imfunguzo nkavuga ngo nzajya nkingura inzu yanjye nkafata kontake nzajya ngira gute nkafata ibitabo nziga nzamera gutya ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora kurogoya umugambi w'Imana. Nta muntu ushobora kurogoya umugambi w'Imana cyangwa ngo avangire inzozi Imana igufiteho. Naje kujya mu ishuri ndi wabikoraga ufite imyaka ingahe wenda byorohereho? Ibyo ngibyo ndumva ntangiye guca akenge mu myaka 5 aribwo nabikinaga. Yego.
naje kujya rero naje gukura njya ku ishuri ndiga ngeza mu wa gatandatu segonderi, ngeje mu wa gatandatu segonderi nza kurwara, ndwara uburwayi bw'igifu kirankomerera, nyijyana segonderi ndakomeza, ariko ngeze segonderi birakabya cyane. Nize ngira ngo abantu banzi, abankurikiye, abanzi batangara kuko nari muto cyane, ndwara igifu biba ngombwa ko banyandikira kukibaga kuko cyari cyarapfutse kiriho udusebe twinshi. Ariko nabonye Imana muri ubwo buzima bwose. Ikigo cyageze ubwo kinyirukana, baravuga ngo ntabwo bashobora gukomeza kwakira umunyeshuri utivuza. Banyirukanye, ndabyibuka, banyirukanye ngeze muri tronkome, ndagenda ndicara ndivuza, ariko Imana ikambwira ngo ntabwo bazambaga, ariko nkavuga ngo ni bya bindi by'abarokore, ni bya bindi by'imitwe yabo. Ndibuka ubwa mbere mvugana n'umuhanuzi mu buzima bwanjye, telefone nayikubise hasi irashwanyuka, ndavuga ngo aba ni ba dayimoni bajya bavuga bateye ku isi, kuko ntabwo numvaga umuntu umenya ibyanjye ngo ambwire buri kimwe cyose. Nta nubwo nari nzi imbaraga z'umwuka wera ukuntu ngo umuntu ngo bamurondora ngo ibiki. Nayikubise hasi ndavuga ntaba ni abadayimoni, ariko mu by'ukuri ibyo yambwiye byarasohoye pe, nta na kimwe cyagize. Narakomeje rero ndivuza, byo kwivuza biza kwanga, ndakomeza ndarwara nkajya nduka amaraso. Ndabyibuka nagendanaga bwa bushashi bw'umukara batarabuca, nduka amaraso meze nabi, mbese buri muntu wese yarankweyeho amaboko. Byabaye ngombwa rero ko mpagarika ishuri, ndarihagarika umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, gusa hagati haje gukorekamo ibitangaza, nabyo yenda tuzabigarukaho kuri ubwo burwayi. Reka mvuge ubu ngubu, mbanze mvuge ku byo ku ishuri. Nyuma y'imyaka igera muri 10 Imana ikambwira ngo ngushubije ku ishuri kandi uzatsinda. Urumva nari navuye mu ishuri kugeza ubu ni myinshi, ntabwo nyibuka, ariko iragera mu myaka nka 12. ubwo rero narihagaritse ugeze mu kangahe? Narihagaritse ngeze tronkome. Yego. Noneho ubwo ngubwo Imana imbwiye gutyo, nyuma y'igihe, urumva nagiye muri kondisiyo nyine zikomeye, n'ubwo burwayi n'iki, sinabona uburyo, nyine numva byanashizemo, ariko nkumva aho nicaye hose nkunda ishuri. Imana yaje kumbwira gutyo, noneho ndangije ndavuga ariko ibi bintu Imana ivuze wahaguruka nkagerageza. Naragiye njya muri candidat libre, ndagenda mpindura section, njya muri comptabilité, ntayo nari narizeho. wari warahagaritse uri mu wa gatatu ujya gukora icya leta cya 6e? Ndagenda nta comptabilité nayo nari narize, njya muri comptabilité, nari narize muri francophone, njya muri anglophone, nkurirayo n'utwana nyine tugifite mu mutwe hashyushye, navuga ko hashyushye. Bavugaga icyongereza nkicara nkavuga ngo Mana, ururimi nzarumenya se bizagenda gute? Ariko Imana ikambwira ngo nzagutsindishiriza. Muri icyo gihe najyaga ngira ibintu byo kurota cyane, inzozi zikabaho zigasohora. Naje kurota mbona ngo mu ishuri hatsinzwe abana benshi bari kurira, ariko nge ngo mbonekamo ndi umwe natsinze, sinabyumva. Byaje kugera mu gihe cy'ikizamini cya leta rero, barakizana, ngeze muri sare, cya gifu kirongera kiragaruka, cyari cyarakize. Ndatangira ndaruka, barampindura, bamvana muri sare, banjyana mu biro bya directeur gukorerayo. Ngezeho ndaruka, ahantu hose ndahuzuza. Abantu bashinzwe guhagarikira ibizamini baraza baramfata, banjyana kwa muganga. Ariko ngira ngo barabisiga ibipapuro birarangiye sinyukoze, ariko ibipapuro babishyize hano ku bibero, ngenda mbikikiye. Hano ku ruhande rwanjye yicara umupolisi, ntaha inyuma hari directeur, imbere mbese narindinzwe nk'iki. Ndagenda na bya bipapuro kwa muganga, mu muti bantera n'agashinge, ngira ngo bagiye kumbwira ngo ni ntahe. Barambwira ngo ngaho subira ku ishuri ryo gukora ikizamini, imodoka irangarura. Mwabantu mwe,
iryo joro uwo munsi sinabibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye. Nari namaze kwikura mu bantu bazabona diplome, byarangiye rwose ndavuga ngo ntabwo byashoboka, ariko mwa bantu Imana ni igitangaza. Imana yabanye nanjye, basonye amasaha y'ikizamini kurangira giye banyongera andi, banyongeye andi ndakora, ariko principe nakoreyeho navuze ngo nta kibazo na kimwe simbuka, naba nyumva naba ntacyumva ndabikora tu. Ndakora urupapuro nduzuza, ndaruremeta, barambaza se urumva umeze ute? Emeze nabi pe, kuko bampaye n'imodoka inyura. Ndagenda nkomeza kurota za nzozi, nkajya mbona natsinze abandi batsinzwe, nkabibwira abana twigana. Byaje kurangira mbonye diplome, ndatsinda ku manota meza. Mu ishuri twatsinzemo turi abana 10 bonyine, abandi baratsindwa. Byari agahinda gakomeye, zari induru zikomeye. Diregiteri waho nigaga araza arashimira, aravuga ngo rwose ndagushimira ko utankojeje isoni, ariko mu by'ukuri ntabwo ari jye, ni Kristo wahabaye. Rero nyuma y'imyaka Imana yakurikiranye isezerano yampaye ko nzatsinda, ntabwo yigeze inkoza isoni. Mu by'ukuri kontabilite nayigaga nayikoraga nk'umuntu wari usanzwe nyikoramo, kandi nta hantu nari narayize. Kubera iki? Kubera Imana. Rero mbona amanota meza, ndishima, bigira gutyo. Hanyuma ngarutse gato kuri cya gifu, naje kukirwara nyine uko cyakomezaga gupfuka, njya CHK. Ngezeyo icyo gihe habagaga abazungu, ni muri za 2000 hari abazungu bari kubaga. Nari nijyanye, nta muntu twe twajyanye, banjyanye kwiseta, babura umuntu uri bunsinyire. Wa mugambi w'Imana bansubiza mu bitaro. Mw'abantu mwe banshubije mu bitaro, numva ubuzima ndabwanze. Nari nitwaje ibinini byo kwiyahura. Ibyo binini byo kwiyahura byabirira ibinini 25. Navuze ngo ntarya kamwe nibura kakamusha, ngerageze niyahure, kuko narindi muri condition numva nihasi, numva nta n'ikintu Imana yankorera mu buzima ngo nzacyumve. Ibinini banshubije mu bitaro batambaze, narabinyweye. Nagiye muri koma iminsi 3, kuko namaze kubinywa nkabona nk'ibitaro birimo biragenda, ahantu ndyamye haragenda, ururimi ruvayo ngumva rurabyimba. Wowe ibyo binini wari wajyanye? Yego. Njya muri koma, mbayo nikanguye, nsanga sinapfuye, nsanga ndi muzima. Ubwo fagitire y'ibitaro nayo yari imaze kujya hejuru, kandi nta buryo mfite bwo kuyishyura. Ndavuga Mana, ndabigenza gute? Ese ubu nkora iki? Ariko kubw'isezerano ry'Imana ntabwo rijya riferinga ku muntu. Imana irahandindira, nza gutaha, ariko ntahana cya gifu n'aya maraso nyiruka. Naje kuhura n'umunyakenyakazi yari yakoreye igiterane ahantu bita Kayonza muri Vivante. Wavuye kwa muganga arinde bari bagusezereye, byagenze bite? Kwa muganga rero ukuntu nahavuye nabyo ni ubuhamya bushekeje. Iyo mbyibutse ndaseka, avuga ngo Mana uzi kurinda. Byari bikomeye pe, ariko haje akana twiganye muri primaire katarabona n'akazi, karaza karambwira ati rero dutoroke ibitaro kuko urabona ko bikomeye. Ndamubaze se nitubitoroka biragenda gute? Ati wowe turacomokoramo serumu, ubundi dushaka inzira duceho tugende. Numva ndabitinye, ariko nanone narebe ukuntu meze nkabona nibyo. Naje kugerageza ya serumu nyicomokoramo, rero aramfata tujya muri dushe, ncomokoramo serumu ushaka gutoroka. Umutsi ncomokora nabi, umutsi urakomereka. Ndava ahantu hose mpagaze huzura amaraso. Ndavuga none nibangeraho baravuga se ko nishe umuntu biragenda gute? Ubwoba buranyica, aragenda ashaka amazi, turaza tumena aho hasi kugira ngo nyine amaraso nibura bigabanuke, turebe ko bitemba, ariko biranga. Bimaze kwanga, haje umusaza wahakoraga isuku, arangije araza aravuga ati bana banjye mwabuze amazi yo koga, kandi twe duhagaze mu kiziba cy'amaraso. Umutsi ubwo narafashe biranga, umutsi urakomeza uzana amaraso. Mfata agakwembe nari mfite, nzingiriraho gutya, maze kuzingiraho gutya bisa n'ibituje, ariko dejiti ibibazo nticyakemuka. Rero naje kuhakurwa n'uwo mwana w'umunyeshuri, abonye ko bikomeye ntari butoroke n'ayo maraso nyafite agenda ava,
aragenda ashakira abanyeshuri bakora contribution baraza barahankura, maze gutaha cya gifu naragiye baza kumbwira umunyakenyakazi wari waje gukoresha igiterane muri Vivant Kayonza njyayo. ubwo wahavuye kwa muganga batakubaze? Oya, ntabwo bigeze bambaga kuko nta muntu unsinyira nari mfite. Bya binini wariye se byo byaje gukira gute? Nagiye muri koma, bo barakomeza baramvura bazi ko ari igifu cyanshyize muri koma, ariko nta wigeze amenya ko nanyweye iyo miti, kuko nyine ntabwo wajya kwiyahura ngo ubyereke abantu bose, kandi yari inshuro ya gatatu mbigerageza kwiyahura byanga, kuko ubwa mbere naricaye ndavuga to isi ndayihaze ntega biriya bimodoka bijyana imyaka Tanzania biriya bya rumoroke, nkitegera ahantu mu ikorosi kitabasha gufata feri ku buryo gifashe feri cyabirinduka kikikubita hasi. Ubwo cyaraje nagiye gusezera umukobwa w'umushuti wanjye, ndamubeshya ngo twicare iruhande rw'umuhanda, ariko giye mfite target ndi kuvuga ngo ni cyiza ndoherezayo umutwe gutya yikange yicaranye n'igihimba gusa imodoka ikubite umutwe. Ubwo rero numvise gihinda haruguru nabaye nkuta ubwenge mpita ndyama mu muhanda. Ariko mwabantu imbaraga z'Imana abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo iyakaremye n'ikamena, ntabwo ushobora gupfa igihe cyawe kitaragera, umugambi w'Imana ntushobora kuwurogoya. Imodoka yaraje ihageze, ubwo yabonye umuntu mu muhanda, abaturanyi ubwo nibo babimbwiraga kuko giye ubwenge bwari bwagiye, ngo yafunze amaferi imipine iranuka, hari mu masaa moya z'ijoro abantu barasohoka, kumbe asa n'unkatira, noneho cya kibuno cy'inyuma kiba ari cyo kinkubise kinta nk'epfiriye. Icyo gihe twabitaga ngo ni abasomali barabatwara biriya bimodoka, bavamo n'imihoro bajya kureba icyo kigo kibakoresheje amakosa. Ndagenda uko nakituye muri wa mukoki, ibyatsi birantwikira, baranshaka barambura, wa mwana wamperekeje yagiye yahahamutse arirukanka nawe baramubura, bashaka umuntu n'imihoro aho ngaho bamubuze, barongera basubira mu modoka baragenda. Aho nikanguriye nsanga nyine nakobotse hano mu mbavu, naha ngaha kunuze mfite igikomere cyaho, nakobotse bisanzwe, ndakomeza niyicarira muri cya gihuru. Bukeye bashatse bambuze aho nabaga, ndaza gahoro gahoro barambaza waraye hehe, nari nagiye gusura wa mwana, mbabeshya ko ariyo naraye. Bya bikomere ndabihisha, nta muntu wigeze umenya ikintu cyabaye. Ubwa kabiri rero Satani iragaruka ati hari andi mahirwe wakoresha ari kamwe bikakunda. Njya mu mugozi, manika umugozi mu cyumba ahantu nabaga, ndawumanika nkujyamo, ndangije nsunika intebe n'amaguru. Nyisunitse icyo gihe nari maze igihe ndwaye amenyo, ntaracukutsemo umwobo n'icyo gifu ngira gute ntaka. Uwo munsi nari nacecetse bumva sintaka. Haza umuturanyi aravuga ati ariko Pasi umunsi noneho katari kuvuga yagiye kwa muganga. Kumbe nari nibagiwe gukinga idirishya. Aje asanga idirishya ryegetseho. Kweguraho gutya kureba, asanga ndi mu birere, amaguru ndimo ndasheza gutya. Mw'abantu niba hariho urupfu numvise rubaho rubabaza, nanagira n'inama umuntu ushaka kwiyahura, ni ukuri ko Imana nabireke, kuko mbere yo gupfura abanza ukababara. Ubwo yasanze ndi kurwana gutya ngo nkuremo umugozi kandi ntakibishoboye, kuko intebe nari namaze kuyikubita hasi. Baraza ntumbaza uko yinjiye, ntumbaza uko byagenze, bankuramo mu mugozi, nicara aho ngaho. Sasa bakoranya abantu, muze dukubite umuzimu wo kwiyahura ntazanadukurikire. Baca inkoni baravuga ati uyu mwinazi wagiye kwiyahura, kandi bavuga ko umuntu iyo yiyahuye kuri ako gasozi uwo muzimu ujya ukurikirana abantu, muze tumukubite ku buryo no mu buzima bwe atazongera gutekereza kwiyahura. Navuganiwe n'umusaza umwe aravuga ati ariko mubanze mumenye impamvu uyu mwana yatekereje kwiyahura, uko ngana uko sinabitinyuka we yabitinyutse ati. Ntibankubita ndarurokoka. Ubwo urumva byari bibaye rero icyo gihe nk'ibinini byari bibaye inshuro ya gatatu, ariko Imana irandengera. Imbaraga z'Imana ziracyahari bene data. Tugereye ngo ku munyakenya mwahuye nyuma yo kuva mu bitaro. Uwo munyakenya twahuriye mu giterane, ubwo narasepfuraga hahandi wagira, narasepfuraga ku buryo buri muntu wese namuteraga impuhwe. Araza
aranyegera arambaza ngo iyo ndwara igufasha igihe kingana iki, nari nkimaranye imyaka 7. Arambwira ngo vayo hano. Yafashe agacupa ko yari afite k'amazi anyigisha ku maraso ya Yesu. Anyigisha ku maraso ya Yesu ati aya wizere ko ari amaraso ya Yesu akiza, aya wizere ko ari amaraso ya Yesu ari bubihindure. Noneho kubera ukuntu ntinya n'amaraso ntangira kumva ari kunukira koko nk'amaraso nyine. Arambwira ngo uyanywe ngo icyo nzi cyo aragukiza. Aravuga uzaba umukozi w'Imana uzagira gute. Mfata ya mazi ndayanywa. Maze kuyanywa narutse ikintu cy'icyuka ugira ngo ni nk'ipinito ituritse, numva mu nda ndaruhutse. Arongera narutse nk'inshuro nk'eshatu. Arambwira ngo Imana irakubohoye. Naho nasize igifu, ndagenda ndya ibintu byose, ya maraso ntiyongeye kugaruka. Ni ukuri ndashimira Imana. Imana irankiza nta kiguzi ntanze, sinzi ukuntu nabivuga. Nabonye imbaraga z'Imana. Kwiyahura inshuro 3 byose byaterwaga n'iki ko kwiyahura kwawe? Urumva ikintu cya mbere cyabiteraga nari mfite agahinda. Nari mfite agahinda gakomeye kuko ntabwo nari ndi muri famiye yanjye, nta buzima bwiza nari mfite, nta n'icyizere cy'ubuzima nari mfite. Nari nariyanze, numvaga nta nicyo maze. Nanaryama nkumva nk'amajwi ambwira ati ariko ubundi wowe uzimarira iki? Reba ukuntu urwaye, ishuri riranze, ubuzima burahagaze, nta muntu ukwitayeho, ese ubundi ubereyeho iki? Nkumva ikiruta byose ariko nakibuza ubuzima nkava ku isi. Nicyo cyanteye rero gutekereza gutyo, kwiyahura muri icyo gihe. Ariko nanone ntabwo nari ndi bwamenye Imana kuko ndabyibuka ntabwo nari ndi bwakizwe. Nari nkibereye nyine mu isi yo kujya gusenga ku cyumweru, nkakora ikimenyetso cy'umusaraba, nkataha nkumva ko ari ibyo. Ntabwo nari nzi imbaraga z'Imana ngo umwuka wera ngo arabohora, ngo ntabyo nari nzi. Nta kindengera rero nta n'ikingarura kimpumuriza nari mfite. Urumva nari ndi mu isi y'umwijima yanjye. Hanyuma nyuma yo kwigobotora ibyo bintu byaterwaga n'igifu, nyuma byagenze bite? Nyuma rero maze kwiyahura izo nshuro 3 byanze, naricaye ndiseka ndavuga ariko ndimbwa kweri, ubundi ubu najyaga hehe? Ndavuga rero ubu ngiye guhangana n'Imana ntiyakaremye n'ikamena. Miga umuhigo ukomeye, ndavuga ngo aho nzasanga Imana ikiza ikanyiza mwongera kuba muzima nzayikorera. Imana inkiza rero nayisanze mu barokore. Nyimenya gutyo maze gukira igifu, maze kubohoka, maze gusubira mu ishuri ubuzima bukunze. Ariko gusubira mu ishuri ho nasubiyeyo nyuma naranakijijwe, niho namenye Imana. Ntangira kubona amahoro yo mu mutima, ntangira kubona ukuntu Satani ari we wari uri inyuma y'ibyo byose, ntangira kubona future yanjye yashakaga kwica. Kuko uyu munsi icyo gihe iyo niyahura ntabwo wumva nicaye hambaho ubuhamya. Yashakaga kwica ikirere kugira ngo hatagira uwumva ubuhamya yenda nabitekereza ngo abe yagaruka. Yego. Uyu munsi urumva ukomeye gute? Umere gute mu buzima? Kwa kwiheba kwararangiye se cyangwa urumva bikimeze gutyo? Reka mbabwire, hari umuririmbyi waririmbye ngo nari kure y'amasezerano, ngo nagendaga niganyira, ngo ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye sinkigenda niganyira. Reka nkubwire, niyo hajemo kwiganyira niko nshobora kumaramo umunsi wose. Oya, namenye Imana iruhura umutima, nakongera kwiganyira gute? Naje kwiga, mbona ubuzima bwiza, mbona akazi, ubuzima bugenda neza, ndetse mvaho njya kaminuza. Ntabwo ndayirangiza, ndacyari kuyiga, ariko ubuzima bwaje kugenda neza, ndakira, mbona imiryango, mbona banshyigikira, numva amahoro y'umutima arongera aragarutse. Rero mfite imbaraga z'umutima, mfite umunezero udashira. Kristo uri muri jaraganje, ntabwo nkigenda niganyira, nta nubwo nkitekereza kuba nakigirira nabi, kuko kwigirira nabi no gutuka Imana. Hari abantu nabo bari muri ibyo bibazo n'ubu bagitekereza nk'uko watekerezaga icyo gihe, urababwira iki muri rusange? Icyo natekerezaga icyo gihe rero nakubwira ngo iyo umuntu ari afungiraniwe muri iriya si y'umwijima, ni ukuri nta gitekerezo na kimwe cyiza ku buzima bwe. Niyo mpamvu uzabona bamwe bahitamo, abantu biyahura mu buryo butandukanye. Hari utiyahura kwica, agahitamo gufata ibiyobyabwenge, cyangwa agahitamo kuba mu buzima bwa private wenyine, ukajya ureba umuntu ukagira ngo ni impyisi. Ariko icyo nabagiraho inama,
nimwemerere icyo cyumba Yesu akinjiremo. Icyo cyumba urimo cy'ubwo bwihebe, emerera Yesu akinjiremo, kuko iyo ukimwinjijemo ntabwo agusiga muri ubwo bwihebe, kuko arabihindura. Hari ibyumba bitandukanye by'umwijima umuntu abamo ku buryo atashobora no kuvuga, ashobora no kumva ndi kuvuga gutya akavuga ati ariko nkuriya aravuga iki, ntabwo abizi. Reka mbabwire inshuti yanjye, ni incamake, kuko mvuze guhera ku myaka yanjye 7 kugeza uyu munsi ni urugendo rukomeye. Ariko muzehe yaravuze ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Banza umenye aho uri kuva, umenye n'aho uri kujya, kuko ntabwo wabaho mu buzima bwo kwikingirana ngo umbwire ngo bizarangira neza. Gerageza nubwo uri mu bintu bikomeye, ariko ugerageze ubisohore. Niba udafite uwo wizera wabisohorera, bisohorere Yesu, abasha gucunga ko gahinda akakagukuramo. Kandi reka mbabwire, ushobora gutangira nabi ariko ntabwo uzarangiza nabi, bizaterwa n'icyo wahisemo. Nzi ko amateka ajya ahinduka kandi ubuzima bugakomeza. Nyuma yo guca muri ibyo bibazo, hari abagiye bakubona wenda ko bashaka kwiyahura n'iki, bo babyakiriye gute? Babona barabyemeye cyangwa hari ukundi kuntu bakigufata? Ubu aka kanya muri iki gihe nabivuyemo, muri iki gihe nabivuyemo, abanzi icyo gihe uko nari meze, uko nanganaga, ni ukuri umbonye wese ashima Imana. Kandi nk'uko nababwiye ngo tugerageze icyo cyumba cy'umwijima Yesu akinjiremo, ni ukuri Yesu iyo yakinjiremo nawe urahinduka. Barishimye ndetse bahora bakumbura kongera kumva amagambo yo guhamiriza Imana mu buhamya bwanjye. Rero ntabwo bakimbara muri ibyo ngibyo, kuko nabivuyemo kandi mbivuyemo, Imana irankiza, nabo baba abagabo bo kuyihamya. Hanyuma ubwo buzima bwari bukugoye gute? Byagenze bite? Ubuzima rero bwaje gukomeza kunsharirira. Muri icyo gihe cyo gukira igifu, urumva nta bushobozi narindi bwakabone, nta kazi, nta mashuri, ntaki. Nabaga mu nzu jyenyine, nta byiringiro, ariko nari maze kumenya Yesu, noneho narakijijwe. Mpagarara rero mu ijambo ry'Imana mu cyanditswe kivuga muri Yesaya ngo uzaca mu mazi ntacyo azagutwara, uzaca mu muriro ntuzagutwika. Noneho icyo gihe ndabyibuka twe tuvuye mu masengesho y'iminsi 7 ku rusengero. Ariko kubera ko nagiye numva abantu bakuru bavuga ngo umutima wo kwandavura bana mujye muwirinda, nanjye nishyiramo ko kuba najya gusaba umuntu ibiryo cyangwa mubwiye ngo ndashonje kwaba ari ukwandavura. Ndavuga ise ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara. Uwahagarara muri iki cyanditswe nkahanurira kiriya gitaka, kandi ko cyantunga ntarinze kujya kwandavura ngo njye gusabiriza. Narebye ahantu nari ntuye bacukuraga tuwarete, ndareba ndavuga se Mana, ubu ngiye gukomanga ku gipangu uko suku ndeshya uko ngo ngiye gusaba ibyo kurya. Ndangije nagenda mfata agakombe shyiramo igitaka kiyungureye neza, ndazanyicisha mu kayunguruzo ndakiyungurura, kiba agafu keza, shyiramo amazi. Urumva icyo gihe byari bikomeye pe, nta n'igiceri cy'amazi nari mfite, naranguje mu kibido utuzi twari turi aho ngaho. Ndangije ndakoroga nkore nk'igikoma gifashe. Urumva nari mvuye mu masengesho y'iminsi 7 nshonje, kandi numva ntawe ndi bubibwire. Ndasenga ndavuga ngo Mana, igikombe kinywa igikoma, igikombe kinywa amata, ikiyiko kirya ibiryo, nkabyatura ibiryo byose ku murongo. None Mana, habonetsemo iki gitaka, ukereze kuntungira umubiri mu gihe hari icyo mbonye, kandi rifunguro ryubaka umubiri wanjye. Ndasenga ndavuga ngo ndica inzoka zose ziri muri iki gitaka, icyagira ingaruka ku mubiri wanjye cyose kiri muri iki gitaka. Nk'uko wavuze ngo tuzanyura mu mazi ntazadutembana, tuzanyura mu muriro ntuzadutwika. Ibyo byose biri jambo rihagaraye muri iki gitaka, ntihagire icyo kintwara, ariko nibura nsinzire. Ndangije nakiriye mu mezi agera muri 6, nta muntu ubizi. Mu 6 nkakirya nkarenzaho amazi, nkigendera gusenga. Kandi cyo nyine urya. None se nta muntu wari uri aho ngaho nari busaba ibiryo, kandi nta n'umuntu wari uzi ikibazo cyanjye. Icyo gihe niba nta n'amayerekwa yabagaho simbizi, kandi nasenganaga n'abantu bashoboye, ariko nta muntu wigeze unagira n'iryo yerekwa. Ariko nkavuga ngo kugira ngo njye gusaba reka nirire iki gitaka, nkarya. Yenda naba nagiye nko gusura abantu nasanga bagabuye, okay, bagashyiraho ibyo biryo nka profitiraho. Ariko iwanjye aho natahaga, nataha nkirira cya gitaka.
Imana irandinda nta n'inzoka nigeze ndwara, umubiri wanjye icyo gihe warashishe ku buryo nta n'umuntu wabimenye, babimenye ndi gushima Imana mvuga ngo Imana yankuye kurya igitaka, hari ikindi kintu yangejejeho. Rero ntabwo navuga ngo narinzwe n'iki, n'imbaraga z'Imana zagiye zihagarara muri cya gitaka, kuko iyo zidahagarara inzoka mba ndwaye ziba ziteye ubwoba. Ntabwo ubu ngubu uyu munsi wareba uyu mubiri wanjye ngo umenye ko wigeze uryaho igitaka, ariko ibintu byose birashoboka. Icyo nshimira Imana ni uko nakiriye sinkeremo, Imana ikaba yarampinduriye amateka nkaba ntakikirya. ubwo nyuma yo byagenze bite kugira ngo urekere kukirya? Uko byagenze naje kubona akazi ahantu, njya ku bukesiyeri ntangira guhembwa amafaranga. Ntangiye guhembwa amafaranga ntangira gukemura utwo tubazo, ntangira no gushobora kwihahira, ngenda nzamuka gahoro gahoro, igitaka gisezerera ubwo ngubwo, kuko n'ubundi ntabwo nari nshimishijwe no kukirya, nubwo nakiryaga ntabwo nakiryaga nishimye, ariko kubera ko ariyo mafunguro nabonaga muri uwo mwanya cyarantunze. Imana ishimwe cyane. Turimo kugana ku musozo rero, hanyuma tugire ubutumwa muha abantu bihebye, hanyuma tunasozemo dusengera. Ubutumwa naha abantu bihebye nababwira ngo nta kintu na kimwe ku Mana kidashoboka. Ibintu byose birashoboka, ariko biterwa n'amahitamo yawe, kuko muri icyo gihe narasenze nshakisha Imana n'umwete, nkasenga, nkahamagara akazi, nkahamagara ibyo kurya ntazi aho biri buve, nkabona Imana iciye inzira. Navuga ngo rero muntu wihebye ku bw'ubuzima, muntu wihebye ku byo ubona bitashoboka, ni ukuri byegurire Kristo, kuko yewe niwe yaravuze ngo yaba ari nkanjye mbashatse Imana, hari ukwiheba ntunashaka Imana ukanayivumburaho. Kwiheba kwawe kuvangemo no gushaka Imana, Imana izabigukiza kandi Imana izahindura amateka. Nshuti yanjye, nta kintu kibaho kiryana nk'inzara. Inzara iraryana, kandi n'ubwa mbere nari mpuye nayo mu buzima, kuko nari naravukiye mu muryango wifashije utazi inzara icyo ari cyo, ariko iyi nzara iraryana kuri rwa rwego wibagirwa n'izina ryawe, ariko imbere y'Imana ibintu bijya bihinduka pe. Kandi iyo bitangiye gutyo nta shusho ufite, ujye umenya ngo uriho umugambi w'Imana, kuko Imana Satani arwanya icyo abona kizavukamo icy'umumaro. Ndashima Imana rero uyu munsi ko yankijije, ikantabara, ikanteturura, ikampindurira ubuzima. Yego, reka dusozemo dusengera. Mana, tuguhaye icyubahiro, warakoze kutugirira neza, warakoze kuturengera, warakoze kutwimana, warakoze gucyaha Mwami Imana Barabani imbere yacu, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana iyo utaza guhaguruka ngo ucyahe, ukuri tuba twararimbutse, tuba twarageze ahacecekerwa. Ndagushimira ku byo wadukoreye Mana. Ndasenze ngo umuntu wese wumva ubu buhamya icyampa ukagira amateka umuhindurira. Hari abararabarira, hari abababaye, hari abaruhijwe n'ingo, hari abaruhijwe n'akazi, hari abaruhijwe n'ubushomeri. Abo bose bababaye Mwami, mweguriye ibyabo byose, ubyiharire, ubitware Mwami. Ndakwinginze uko wantabaye ukanteturura, ariko utabara n'abandi, kandi ntihagire n'umwe ukomeza gusigara muri iki cyumba cy'agahinda. Ndavuze ngo imbaraga z'umuzuko zazuye Kristo akaba atakiri mu mva, Mwami Imana urutare rukaba rurangaye, zizura uwo mutima wihebye, zizura uwo mutima uri kurira, zizura uwo mutima udafite epfo na ruguru, zizura uwo mutima wamaze kwiyanga ushaka kwikuraho ubuzima, maze izina ryawe ryubahwe kandi izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko wavuze ko icyubahiro cyawe ntawe muzagisangira. Nuko rero icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo nshimye, gushimira ko wanshoboresheje guhamya imirimo n'ibitangaza wakoze imbere ya rubanda. Nawe Data uduhamirize imbere ya Data, kugira ngo Umwami w'abami tuzabone iminyago tukiri ku isi, ndetse no mu ijuru tuzagira ubugingo butabora. Ni mu izina rya Yesu Kristo dushimye, urakoze, amen. Murakoze cyane, ni ubuhamya bwari bukomeye, ariko turabona ko nawe ukomeye, warabyibushye nk'uko bavuga ngo wagize ibintu 40, kandi komera n'abandi badukurikiye bakomere, bashobora kuba bari mu buzima bubi nk'ubwo wenda wanyuzemo. Imana irakora nk'uko wagiye ubitubwira. Rero turabashimiye kuri iki kiganiro mwaduhaye. Wenda twasoza mubwira abantu uko bababona. Hari umuntu wabonye ubuhamya watanze aravuga ati namubona ntingwa ngira inama cyangwa namfashe kuyoboka inzira y'ijuru gutyo. Yego, murakoze. Umuntu
navuze ngo ubuhamya bwanjye nabutanze mu ncamake, uwumva ashaka amashirakinyoma y'ubu buhamya bwose burambuye yambonera kuri nimero zanjye za telefone, cyangwa se uwumva hari inama yangisha, ibyo byose nabaha nimero zanjye za telefone yamboneraho. Ni 07 20 64 710. Mizero, Imana ibahe umugisha. Dusengera muri Harvesters i Remera. Turabashimira rero kuri iki kiganiro mwaduhaye, turizera ko nitwongera kubakenera ku musanzu wanyu mwiteguye kuzawuduha. Yego, murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Yego, ni Ibiriho TV warukurikiye rero, kandi tubashimira kuri ubu buhamya mwakurikiye. N'ibindi biganiro turacyabitegurira kugira ngo bibanogere kandi bibigishe. Turabashimiye kandi bye bye.